ibyishimo nyabyo umuntu abihabwa n'ubwinshi bw'ibintu atunze, ahubwo ibyishimo nyabyo umuntu abihabwa no kunyurwa ndetse n'umutima ushima Imana. Niba udafite umutima unyuzwe n'uko ubayeho, ukaba utanyuzwe n'ibyo ufite, ukaba utanyuzwe n'imibereho yawe, ndakurahiye ntabwo urugamba rwo kwishima uzigera urutsinda. Reka ahubwo niba wumva ukorana umutima utanyuzwe n'ibyo ufite, ntunyurwe n'imibereho yawe, ntunyurwe n'uko ubayeho, ntabwo uzigera utsinda urugamba rwo kwishima habe na gato. Nimba ubayeho ufite ibyo urarikira, cyane cyane ukaba urarikira iby'abandi, ariko utanyuzwe n'imibereho yawe, ntabwo uzigera ubona ibyishimo. Reka ushobora guhora urarikira kugira ibyo abandi batunze, ariko ndakurahiye nubwo wabibona, wenda bitewe n'imbaraga zibiguhesheje cyangwa ububasha bubiguhesheje, ariko nubwo wabigeraho, ntabwo uzigera wishima habe na gato. Ahubwo nugera ku by'abandi sinzi uko wabibona, kuko kunyurwa n'imibereho yawe byanze, ugahora urarikira kugira iby'abandi, ndakurahiye uzahorana umutima ufite ubwoba, umutima uhagaze, ndetse ngo uzahorana umutima utegerereje, ufite ubwoba cyane, utegereje umuriro uzatwika inkozi z'ibibi igihe Yesu Kristo azaba agarutse kujyana itorero rye. Reka nkubwire rero, niba ushaka kwishima, ushaka umunezero nyawo, banza wige kunyurwa n'uko ubayeho, wige kunyurwa n'ibyo ufite, wige kunyurwa n'ubuzima bwawe, nibwo urugamba rwo kwishima uzarutsinda. Ariko niba utajya wiga kunyurwa n'uko ubayeho, ntiwige kunyurwa n'imibereho yawe, ntiwige kunyurwa n'ubuzima urimo, bizarangira urugamba rwo kunezerwa rutsinzwe. Kandi kwiga kunyurwa n'imibereho yawe bitagoye. Ubwo rero isoko yo kwishima, isoko yo kunyurwa, niyo yonyine yaguhesha ibyishimo, ndetse ibyishimo byuzuye. Niba ushaka kunyurwa nyabyo, dore ikizakwereka ko wenda wabuze ibyishimo, icya mbere ni ishyari. Niba nyine mu mutima wawe hajya habonekamo ishyari, uzaba watangiye kubura ibyishimo, uzaba watangiye kubura umunezero,